Nshuti zanjye, celebration ni urugero rwiza rw'uko dushobora guhuza amahame y'umubiri ndetse n'ay'umutima kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze. Iyo tubishyize mu bikorwa tuba duhereye ku mugambi Imana ifitiye umuntu, kubaho mu buzima bwiza, mu mahoro ndetse no mu munezero. Muraho neza, ndabasuhuza ngo amahoro y'Umwami Imana abane namwe. Ubushize twarebeye hamwe imiti 7 yatanzwe na Ellen G. White yo kugira ubuzima bwiza, ariyo yari ikubiye mu ijambo ry'impine New Start. None kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe iyindi miti ikubiye mu ijambo mu mpine yitwa celebration. Celebration ni uburyo bwo kubana mu bumwe no kugira ubuzima bwiza, cyangwa inama zatuma ubaho mu mahoro ndetse n'ubuzima buzira umuze. Tuganisha ku buzima bwiza nk'impano ikomeye Imana yaduhaye. Ntabwo Imana yaduhaye gusa inshingano zo kwikorera, ahubwo yaduhaye n'amabwiriza yo kurinda imibereho yacu mu buryo bwiza. Njye mujye kubana ni Hakizimana Emmanuel Emigos, tubahaye ikaze. Byaba byiza ufashe agakaramu ndetse n'agakayi maze ukandika kuko birafasha cyane. Reka umwuka w'Imana azabane natwe. Mbibutse ko niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe kugira ngo ubashe kubona byinshi kandi bigufitiye umumaro byatambutse ndetse n'ibindi byiza tuzajya tukugezaho. Celebration mu mpine ikoreshwa mu nyigisho z'ubuzima, nayo kandi ikaba ikubiyemo amahame Ellen G. White yigishije mu bitabo bye bitandukanye. Celebration, ubu ngiye kubasobanurira amagambo akubiye mu iri jambo. Buri nyuguti ikaba ihagarariye igitekerezo gikomeye Ellen G. White yagize ku buzima n'imibereho myiza. Reka duhere kuri choice, guhitamo neza. Imibereho myiza itangirira ku gufata ibyemezo byiza. Ellen G. White yibukije ko Imana yaduhaye ubwenge bwo guhitamo, kandi buri munsi tugomba guhitamo ibizadufasha kugira ubuzima bwiza. Hano yatugiriye inama ngo tekereza ku ngaruka z'ikintu mbere yo kugikora cyangwa kukirya. Hitamo ibizima kuruta ibyangiza, haba mu mirire, imyitwarire no mu byo ureba cyangwa usoma. Ibyo dukwiye gusoma ibihesha ubugingo, ibituma ubwonko bwacu buzagira akamaro, aho gutuma ubwonko bwacu bugana ku irimbukiro. Ellen G. White yakomeje ni mu majwi ya 2 exercises, ariyo twabonye muri New Start isobanura imyitozo ngororamubiri. Kugorora umubiri buri munsi ni isoko y'imbaraga no kurinda indwara. Ellen G. White yavuze ko umubiri udakora uhinduka intege nke kandi ugatakaza ubuzima. Hano Ellen G. White yatugiye inama ngo tora uburyo bukorohera bwo gukora siporo, kugenda n'amaguru, guhinga, gukina imikino yoroheje. Buri munsi fata nibura iminota 30 yo kunyeganyeza umubiri wawe. Yatugiriye iyindi nama yo kuri liquid, ariyo ivuga amazi. Aha ariho twabonye muri New Start isobanura ngo water, amazi ni ubuzima. Ellen G. White yibanze ku kunywa amazi asukuye nk'umuti w'ingenzi w'umubiri. Atugira inama yo kunywa amazi hagati ya 1.5 kugeza kuri 2 ku munsi bitewe n'ibiro ufite, cyane cyane mu gitondo hagati y'ifunguro. Irinde kuyasimbuza ibinyobwa byongera isukari. Muri celebration inyuguti ya E ivuga environment, ibidukikije byiza. Ibidukikije bituyeho bigira
uruhare ku buzima bwacu. Ellen G. White yavuze ku ngingo yo kugira urugo rutuje, isuku mu nzu, umwuka ukeye no gutura ahantu hatari umunuko. Yatugira inama ko dukwiye gufungura amadirishya kugira ngo umwuka winjire mu nzu. Guhinga ibiti cyangwa ibimera hafi y'urugo bitanga umwuka mwiza kandi bikagufasha kugira ituza. Tugeze ku ka gatanu kavuga believe, kwizera. Kwizera Imana biduha amahoro y'umutima, bikadufasha no kugira imbaraga zo kwirinda ibibi. Ellen G. White yibukije ko kwizera ari umuti w'umutima n'umubiri. Kwizera nicyo kintu kiruta ibindi byose, bigufasha ku mubiri, ku mutima, ndetse bikagutegurira ubugingo buhoraho, bikagutegurira n'isi izaza. Yatugiye inama atubwira ati tangira umunsi usenga, usoma ijambo ry'Imana kandi ushimire ibyo ufite. Kwizera kuzaguha imbaraga zo guhangana n'ibigeragezo. Rest, kuruhuka. Kuruhuka bihagije bituma umubiri usubirana imbaraga, umubiri ugakora neza kandi ugakomeza kwirinda indwara. Yatugiriye inama ngo jya ugerageza kuryama amasaha 7, hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8 buri joro, kandi ujye ubahiriza amasaha yo kuryama no kubyuka. Ntabwo dukwiriye kuryama amasaha makeya kandi nta nubwo dukwiriye kuryama amasaha menshi, niko uyu Ellen G. White yavuze. Muri celebration hamwe inyuguti ivuga air, umwuka mwiza. Umwuka ukeye ni kimwe mu bituma ubuzima bugenda neza. Iyo duhumeka neza, amaraso atwara neza intungamubiri n'umwuka mwiza ugafasha ubwonko gukora neza. Jya utembera mu gitondo ahantu hitaruye umukungugu. Fungura amadirishya mu nzu buri munsi. Temperance, kwirinda no kugabanya. Kwirinda no gukoresha ibikenewe mu rugero no kwirinda ibyangiza burundu, niko Ellen G. White yavuze. Yavuze ko kurya cyangwa kunywa birenze urugero bibangamira ubuzima kandi ko ari icyaha. Atugira inama yo kwirinda inzoga, itabi, ibinyobwa, kandi nturye ngo urenze. Gabanya isukari n'amavuta menshi. Integrity, ubunyangamugayo. Ellen G. White yatubwiye ko ubunyangamugayo mu byo dukora, haba mu buzima bwa buri munsi, tuvuga no gutekereza, bigira uruhare ku buzima bwo mu mutima ndetse no mu buzima bw'umubiri. Icyaha n'ibinyoma bitera umutima guhora mu muryango w'ubwoba. Yatugira inama yo kuvuga ukuri, gukora bikwiriye, kandi no kwirinda ibikorwa bishobora kugutesha agaciro ndetse no kuguhesha isoni mu bandi. Ellen G. White yavuze kuri optimism, gutekereza neza. Ellen G. White yavuze ko umunezero no gutekereza neza bigira uruhare mu gukiza ndetse no kurinda indwara nyinshi. Yatugiye inama yo kugerageza kubona urumuri no mu gihe cy'umwijima. Shima ku bintu bito kandi wirinde guhora wicira imanza. Optimism, gutekereza neza. Nanone yaje kuvuga ku kintu cyitwa nutrition, imirire myiza. Imirire myiza ikomeza kuba isoko y'ubuzima bwiza. Kurya neza bituma umubiri uhabwa intungamubiri zose ziwufasha gukora neza. Aha, imirire myiza si yavuze kurya ibiryo bihenze cyangwa ibiryo twebwe twita nk'aho ari byo bya mbere, ahubwo yavuze ko buri kiribwa cyose kigira umumaro. Dukwiye kurya ibiribwa byoroheje kandi tukabirira kuri gahunda.
atugira inama yo kurya imboga, imbuto, ibinyampeke byuzuye n'imbuto z'amahundo. Irinde ibiryo byongereweho ibinyamisogwe byinshi cyangwa ibitunganyijwe cyane mu ruganda. Nshuti zanjye, celebration ni urugero rwiza rw'uko dushobora guhuza amahame y'umubiri ndetse n'ay'umutima kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze. Iyo tubishyize mu bikorwa tuba duhereye ku mugambi Imana ifitiye umuntu, kubaho mu buzima bwiza, mu mahoro ndetse no mu munezero. Ndabashimiye cyane mwebwe mwabanye natwe, Imana ibaha umugisha. Niba hari ikibazo wagize cyangwa inyunganizi, andika muri komenti dufashanye. Naho ubutaha turebera hamwe amateka ya Ellen G. White. Ese ni muntu ki wavuze ibi byose? Ese yavukiye he? Yakuriye he? Yaranzwe n'iki? Ese umuntu wanditse ibitabo imizingo byinshi, uri no mu bantu banditse ibitabo byinshi ku isi, ni muntu ki? Kora subscribe kugira ngo ukomeze kubona ibyo byigisho byiza byatambutse ndetse n'ibyo duteganya gushyiraho. Imana yaremye ijuru n'isi ibahe umugisha.